Mwiriwe neza abandi mwaramutse aho muherereye mwese. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimiye Imana yongeye kuduha amahirwe yo kuza imbere yayo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dushimiye namwe mwese tubana umunsi ku wundi uko Imana ibishatse. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana ikomeye, wera wa Isirayeli, turagushimiye, turaguhimbaje, tuze gukomera kwawe. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'imirimo yawe udukorera umunsi ku wundi. Ibihe byose ubana natwe. Turagushimiye Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turi imbere yawe Mana, turakwegereje ngo uzubane natwe. Ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gahunda zose ziri gukorerwa aha, Mwami Yesu udushoboze kandi utwambike imbaraga none n'ibihe bidashira. Amen. Twongeye kubaha akaze. Uyu munsi nifuje gushima Imana ku mirimo n'ibitangaza Imana yankoreye, ihora inkorera umunsi ku wundi. By'umwihariko nifuje gushima Imana ku rugendo Imana yabanye nanje mu myaka 2 ntangiye y'umurongo wa YouTube channel. Ntabwo byari byoroshye kuri nje, byari bikomeye cyane, ariko Imana yambereye Imana, iranyobora, iranshigikira kugeza kuri uyu munsi nkaba ngishikamye kandi nkomeje rwose kuvuga neza n'imbaraga by'umwami. Rero sinabura kubishimira. Nabonaga ari ibintu bitoroshe, umurimo w'Imana urakomeye bene data. Numvaga bitoroshe ariko mfata umwanzuro. Ariko icyo nshimira Imana nuko yabanye nanjye kugeza uyu munsi kabiri kumwe nanjye. Ndashimira by'umwihariko abantu babanye natwe umunsi ku wundi, bamvugisha bambwira ngo komera, shikama, ntabwo wagenze nabi, uri kwitoza, Imana izabana nawe. Kandi ndabashimiye cyane. Mu by'ukuri umuntu ari gukora ikintu icyo ari cyo cyose, icyo waba uteganya gukora cyose, yaba business yaba n'akazi, hari igihe uzubaza abantu. Harabona bajije, harabona gishishi inama, ariko ndabashimiye ko batanciye intege. Ndetse nanayitangira hari bamwe banciye intege bambwira ati ibintu birakomeye, ariko nabo ndabashimiye kandi shimira n'abamfashe imbaraga. Mu by'ukuri hari gikora n'ikintu kavuga ati iki kintu yego nasohoye ibyari bindimo, nakoze uko nari nshoboye ko imbaraga zanje zingana, ariko se abantu nyuma y'uko mvuga ibindimo numva bigurumana murenje, abantu bo babyumva gute? Iyo hatabamo wenda feedback yanyu, abantu bambwira ngo komeza, ibintu ni byiza ko turafashwa, nasiba kangahe bakambwira ati please komeza, byatumye bimpa imbaraga. Ndavuga ati wow, bya bintu koko n'umuhamagaro, ntabwo ari ibyo niyumvagamo kuko sinari mfite n'igisobanuro cyabyo. N'uwo wabimbaza n'ababimbajije hari igihe nenda ntari mfite ubusobanuro, ariko abo bantu bamba hafi. Mu by'ukuri umuntu nakora neza muzamushimire kuko banteye intege. Sinavuga byinshi ariko kandi birankwiriye kubivuga kuko udashima nabyo ni bibi. Munyemerere nshimira abantu bagera byibuze, ndavuga bake bashoboka. Ndashimira umutware wanjye, wese namushimira cyane kuko we niwe nge Imana imuha niyo akorera. Ndashimira Yvonne, ndashimira Samuel, ndashimira Mvuye Kure, ndashimira Mutima Ukeye. Reka mbe ndekeye aho, abaneza bashimira ubutaha. Abo ni abantu batahwemaga kandi bafatanije nanjye umunsi ku wundi kuvuga ubutumwa bene data. Uko nabahaga amalink nibo bambere bayashiragaho. Bumwe nabaga nkimara kuyaplodinga na Museveni, nkabona bahise banyohereza turayibonye mu minota ingahe, nkabasikera murayibonye.
n'abandi benshi ntavuze suko batabikoze, ariko abo bantu nukuri mbafite ku mutima. Mwakoze igikorwa cy'ubutwari mu buryo ntari mbyiteguye. Imana ibaho umugisha. Amakomenti yanyu, amashare, like ndazibona umunsi ku wundi. Mu by'ukuri niyenda mwibwira ko ari akantu gato, ariko kuri nje ni kanini, kandi ku Mana noneho yo ni kinini kurushaho, kandi ibagirira neza umunsi ku wundi. Imana ibaho umugisha. Ndashimira abanyamuryango bose ba Evangelical World Ministry. Twarabanye umunsi ku wundi, abayobozi bagenzi banje dukorana kuva ku muto kugera ku mukuru. Ndabashimiye byimaze kugira ngo Imana yo mwinjira baho umugisha. Ntibacogoye mu bikomeye no mu byoroheje twabibanyemo. Imana yo mwinjuru ibahe umugisha. Rero uyu munsi nagira ngo mbasangizeho gatoya intego nyamukuru y'uyu murongo, ico Evangelical World Ministry irico. Twebwe turivuga butumwa rivuga ijambo ry'Imana, ariko kandi our main purpose umushobora kuyisanga muri Yakobo. Niho turi bunasoma ijambo ry'Imana igice cya mbere umurongo wa 27. Twahamagariwe gukorera Imana, ariko kandi idini nyakuri nirifasha imfubyi n'abapfakazi. Abo nibo turi bo mu byo dufite, mu by'Imana yaduhaye. Uko amaronko yose ushobora kuba ufite, twibuka ko hariho n'abandi badafite ubushobozi buhagije, cyane cyane imfubyi n'abapfakazi, tugasangira nabo. Rero nongera niyegereza abantu mwese mushobora kwifuza kwifatanya natwe, amarembo arakinguye. Mushobora gukora subscribe, hanyuma mukazajya mukurikirana amavideo umunsi ku wundi. Abashobora kuba members nanone mushobora kutwandikira tukabashyira mu bandi, mukisanga mugakora umurimo mwahamagariwe. Imana ibaho umugisha ko mwabanye natwe mu rugendo, kandi ndashima Imana byimaze yuko hari ibikorwa byinshi tutavugira aha. Imana yabanye natwe, turabikora kandi byose mu izina ryayo. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro, abidushoboje kandi ikomeje no kudushoboza. Kandi nawe ntabwo aho waba uri hose mu itorero barizwamo cyangwa utaranakizwa, ni karibu. Imana igutegeye amaboko, ni karibu mu muryango. Muze dufashe abatishoboye, muze dufashe imfubyi n'abapfakazi. Mu by'ukuri ni byiza cyane kandi ni umugisha ukomeye. Mureke twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rwanditswe na Yakobo nk'uko twabivuze, igice cya mbere umurongo wa 27. Haravuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri mu gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ndasubiramo igice cya mbere umurongo wa 27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Bene data, iri jambo rirumvikana mwese ko muraryumva. Twasanze hano muri Yakobo, ni urwandiko rwanditswe na Yakobo. Yavuze ko iwe niwe warwiyandikiye, kuko nawe wakwandika urwandiko nawe ukavuga uko ubyumva. Nawe yaravuze ngo idini ritunganye kandi rinogeye imbere y'Imana ni iwe, niko yabyumvaga, no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Bene data, birakwiriye kandi ni byiza rwose gusura imfubyi n'abapfakazi. Birakwiriye kandi ni byiza rwose kubabarana nabo. Hari irindi jambo ry'Imana rivuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimanye. Ngo n'urukundo
iyo ni imbuto ikomeye, iryo ni itegeko riruta ayandi ry'urukundo. Rero inshuti z'Imana, bantu bazi Imana, ineza ni nziza kandi gufasha imfubyi ni byiza n'abapfakazi, kuko baba bari mu bibazo bikomeye, baba bafite ubushobozi bukeya kandi baba bababaye. Uko ubafasha kose, yaba mu bitekerezo, buriya kuganiriza n'umuntu ntabwo ni ubufasha bukomeye. Ukamusura, ukamwegera, ukamuganiriza, ukamubwira ngo komera komera komera, dore kandi waba ufite n'ubushobozi, nturye ngo yibagirwe. Jya wibuka ko hari abandi babuze kandi nabo babikeneye, ubibuke, kuko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ahangaha kandi turongera dusome, naho nyine ni igice cya mbere umurongo wa 12, haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Amen. Aha uyu murongo nawutura abana bose b'imfubyi bari muri iki kigaragazo cyangwa se n'abapfakazi. Ni ukuri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ntabwo biba byoroshye niyo umuntu abivuga, wavuga turiya yarahaze gusa ntazi ukuntu bimeze, kandi abivuga se arabizi, ndabizi. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwihangana azemerwa. Amen. Ni mubu abantu bari muri uru rugamba, ntabwo ruba rworoshye, umuntu ihari urimo nirwo abyumva. Ariko inama nabagira, ntimuheranwe n'agahinda, mwumve ko Imana ibakunda. Imana ni se w'imfubyi kandi n'umugabo w'abapfakazi. Kandi igikuru, ntimwumve ko mwaciriweho iteka, oya, mukomere. Inama nanabagira ni ugusenga, kandi mukazava muri ibyo mukomeye, mushikanye, kandi muzaba abantu bakomeye. Imana ibana namwe umunsi ku wundi kandi izabaneshereza. Ndi umuhamya, Imana yabanye nanjye umunsi ku wundi, mu bihe byoroshe n'ibihe bikomeye, kandi yaraneshereje. Rero namwe mukomere, mushikane. Nababwira ngo mwisunge Imana, mwisunge Imana. Arakaririmbo ntashaka kuririmba, akavuga ngo kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Haleluya. Batuye ako karirimbo, muzamugendana na Yesu. Iyo ugendana na Yesu mu mibabaro iroroha, Mwuka Wera arabyorosha ibintu byose, ukabibamo, ugaca mu muriro ukavamo. Rero bana, mwe kwiherera n'agahinda, Imana iri kumwe namwe kandi izabaneshereza. Mugire umuhate mu byo murimo byose, kandi muzaba abantu bakomeye. Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ya Isiraheli, Imana igira neza, Imana ihambaye, turagushimiye kandi turaguhimbaje Imana. Ndashima imirimo n'ibitangaza wakoze muri twe. Twarakubonye, ntabwo tukuvuga tutakuzi, nta nubwo twakumvishije gusa, twabonye imirimo yawe, tukubona umunsi ku wundi. Ushimwe kandi uhabwe icubahiro. Nemerera Mana nkwereke imfubyi n'abapfakazi bari muri uyu musozi cyangwa se bari muri iyi si. Urabazi kandi urabasobanukiwe. Ijambo ryawe riravuga ngo use w'imfubyi kandi ukaba umugabo w'abapfakazi. Mana, twarakubonye ntitubishidikanya, kandi ndabakweretse kugira ngo uborohereze, ubane nabo. Mwuka wawe abasure, Mwuka Wera abasure, abaganirize, abaha inkomezi. Kandi Mana, uca inzira ibyo babona nk'imisozi, ibyo babona bidashoboka, ibyo babona abakeneye ibiryo, abakeneye imyambaro, ababuze ibyo bishura amazu, abafite ibibazo bitandukanye by'akarengane no gutotezwa n'ibindi nk'ibyo byose urabizi. Ubabere Imana, ubabonekanire, barushirizeho kukwimika mu mitima yabo, barushirizeho kubona gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe rihabwe icubahiro none n'ibihe bidashira. Amen.